bakunzi bacu bakunze b'ikiganiro cy'umuryango muri iki gitondo turabashuhuje kandi turabayambira Imana ibahe umugisha turabakunda cyane tugarutse mu biganiro byacu n'ubundi byo kubaka by'umuryango tuzahora nta bindi muzadusangamo nta bindi muzigira mutubonamo ni ukubaka umuryango tuje rero kugira ngo dukomeze tuganire turebe ibituma ingo zacu zisenyuka bituma mu buryo bitagenda neza wowe wumva ikiganiro aka kanya utari usanzwe ucyumva umenye ngo buriya impamvu mu buryo bitagenda neza biraterwa n'impamvu iyi biraterwa n'ibi niba hari bitameze neza hari uko bitagenda neza niba nta kutagize wakoresha ibishoboka byose bikabyaranze menya ngo ikirimo kubitera ni iki umenye ngo igisubizo ni iki ngiki ugomba kwivura muri ubwo buryo hanyuma nje kubabwira ngo hari ibimenyetso ngiye kuvuga ku bagore cyangwa se ni ku bagore ntabwo ari abakobwa abagore bashatse bafite abagabo hari ibintu ngiye kubabwira kandi by'ubwenge ni ibintu by'ubwenge uzangurira numara kubona ko byo nakubwiye byari byo ngiye kubabwira ibimenyetso bishobora kukugaragariza ko wowe mugore ufite amazi nyamara ukaba utabizi hari abagore bajya bamubwira ati ngiwe sinzi niba yanyagira amaze imyaka 10 n'ingahe 20 ntazi ko amazi amera ushobora kuba uyafite ariko utabizi ibyo nibyo bimenyetso rero ngiye kukubwira bikugaragariza bikwereka ko ushobora kuba uyafite utabizi ahubwo ukibaza impamvu ataboneka ni iyihe biraterwa n'iki niba uri mu gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina wamara kurangiza wowe n'umugabo wawe kubikora ugahita wirukanka ujya kwihagarika icyo ni ikimenyetso kikwereka ko amazi ahari ahubwo niki gituma adasohoka niki gituma ataboneka niba ujya ubona ibirenge byawe bibyimba ukabona hagana hasi hano ukuguru guteranyije n'ikirenge bahita mu bugombambari ukabona harabyimba igihe cyose ukabona harabyimbye menya ngo ufite amazi ahubwo ntabwo yaguhezemo akumazemo imyaka n'imyaka niba ukora igikorwa ukumva mu kiziba cy'inda hararemereye ukumva hari ukuntu hagugaye ukuntu cyangwa se ukumva nyine hari ibintu bishaka gusohoka ariko ntibisohoke kandi uri mu gikorwa menya ngo amazi arahari ahubwo uburyo bwo kwenda kuyakuramo cyangwa se kuyashaka cyangwa se n'ibindi bitandukanye bishobora gutuma ataza ni ibiki niba ujya wumva uribwa cyangwa se kumva umugongo wawe igihe cyose wacitse umugongo wo hasi rwose ukumva uraremereye ukumva urahora ukurya igihe cyose nta mpyiko urwaye nta kindi ahubwo ugahora uribwa umugongo menya ngo amazi yaguhezemo ahubwo nuko utabizi nuko utabizi ibyo bimenyetso rero niba ubyibonaho wenda nzagenda mbabwira n'ibindi niba ubyibonaho byose uko mbikubwiye cyangwa se kimwe muri ibyo menya ngo amazi arahari ahubwo birashoboka kuba utazi uburyo ushobora kwitwara mu gikorwa birashoboka kuba uwo muri kumwe atazi wenda uburyo bwo kuyashaka ni benshi bameze gutyo kandi batazi ko bameze neza batabizi ugasanga ari rukanka arajya gufata imiti arivuza arakora ibishoboka byose nta ndumye nta mazi ngira kandi urayafite ahubwo ntunabizi ntabwo ubizi rero ibyo bimenyetso niba urimo kubyibona niba ubyibona ukabona rwose nuko gukomeza buri munsi kandi ndabaza abagore benshi bari gukora igikorwa kirukanka akajya kwihagarika buri gihe none ugiye kwihagarika iki kuba utabishakaga warangiza igikorwa ugahita wirukanka ujya kwihagarika niba urumva uremerewe ukumva hari ibintu bishaka gusohoka uri mu gikorwa ukumva nyine hari ukuntu uremerewe uba wumva ari iki kindi nayo mazi uba ufite aho utabizi rero menya ubwenge nkunda kubaganiza nkabwira ngo mujye muganira kuko buriya hari ukuntu ubyihererana ukumva nyine nuko uteye ukumva nuko wamye ukumva nuko umeze nyamara uremye neza nkunda kuvuga muremye neza ahubwo uburyo mwebwe mushaka kuba mutabizi nicyo kibazo kibitera no kuvuga ngo rero niba uzi ko umeze gutyo igenzura urebe ibyo bimenyetso niba ubifite niba bikuriho umenye ngo nta kibazo mfite ntabwo ari byiza gupfa gufata kwirirwa unywa ibintu byose unywa imiti nkunda kubabwira ko hari igihe umuntu aza tukaganira we n'uwo bashakanye nkaza gusanga bya bindi bitaga ko ari uburwayi bitaga ko ari kuma bitaga ngo ni babandi bamukagatara ugasanga mu by'ukuri nta kibazo kirimo ahubwo ugasanga umugabo wenda niba utazi kubikora umugore niba utazi kwirekura ibintu nk'ibyo ngibyo tukaganira ejo akambwira ati bya bintu byaraje kandi nta muti tumuhaye rero ibyo ni ibintu nari mbabwiye mugomba kureba niba uzi ko ufite ibyo bimenyetso menya ngo ufite amazi nta kibazo ufite
hanyuma ku bantu rero wenda bishobora kuba bavuga bati se uriya ninde tuganira n'ikiri Shangazi Dativa, muramenyere mu biganiro by'umuryango kandi tubafasha mu buryo bwiza butandukanye ku bantu bafite ibibazo byo kutaba bataragize mu ruhero, batarigize cyangwa se wenda ukaba ufite kubura ayo mazi cyangwa se kubura ubushake, twaganira ngasanga biraterwa n'ama infection cyangwa se n'ibindi bibazo bigiye bitandukanye, nkaba naguha umuti, ariko ntabwo indwara yose ari ngombwa kuyiha umuti. Murakoze cyane, Imana umugisha kandi Imana ikomeza kubishimira, ndabakunda cyane. Aho dukora murahazi mu mujyi wa Kigali hafi n'aho gereza, ku muntu ukeneye urubohero, kumucira imyeyo, ku muntu ukeneye umuti wo guca imyeyo, ku muntu ushaka umuti, ku bagabo barangiza vuba bacika intege, ku bagore bafite ubushake buke cyangwa se batagira amazi ariko bitewe n'impamvu, aho turabafasha tukabaha imiti kandi bikagenda neza. Murakoze, Imana umugisha kandi Imana ikomeza kubishimira. Ariko nimba izo keya zitamurimo akaba adafite umushake, anajya kwa muganga amuvure akire ubwo bushake buze. Wa mugabo nawe nimba afite icyo kibazo nyine cyo kurangiza vuba akarangiza kandi umugore agifite ubushake, uyu akaba afite umuti yaguha ubwo bushake bukaza, nagende yijye kwirwa ngo arirwa mu butayu. Se nimba usenze imyaka 5 ubwo bushake butaza ukabeshyera abadayimoni, buri mudayimoni agira ikimwica. Nimba hari umuti uri bwica uwo mudayimoni, genda uwunywe. Waba ufite ikibazo mu gutera akabariro, urangiza vuba, warabaswe no kwikinisha, umugore akaba yarakwinubye, waba se uri umugore ariko inshingano zo mu gitanda zikaba zarakunaniye, uribwa umugongo cyane, nta mavangingo ndetse nta n'ububobere ufite, Shangazi Dativa wamamaye ku isi hose, ubu nawe wamubona byoroshye. Yewe namwe mufitanye ibibazo mu ngo, yababera umujyanama mwiza cyane. Abakobwa n'abadamu namwe mutagiye mu rubohero, namwe ibyo abibafashamo mu kanya nk'ako guhumbya. Umuhanga muze akora, abamumenye baramwirahira. Wamwandikira kuri WhatsApp ukabanza karongo ko guteranya 250 783 441 825. Aho waba uri hose ku isi aragufasha ndetse imiti ikakugeraho ku giciro nk'icy'umuneke. Shangazi Dativa, igisubizo kuri twese.